Mbanje kubasuhuza bakunze b'ikiganiro Amazina Live, kuba mudukurikirana iby'igiciro kinini ndabibashimira cyane. Njye mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Uyu munsi nabateguriye izina ryiza cyane rihabwa umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa, ari ryo Blessing. Reka turebe hano ubusobanuro bw'izina Blessing, bimwe mu byo bakunda ndetse na bimwe mu byo banga, intege nke zabo ndetse n'aho bagira imbaraga. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi video, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ucikwa n'ibiganiro. Mbahaye ikaze. Blessing risobanura umugisha, inema n'impano idasanzwe iva ku Mana cyangwa ku buzima. Mu busobanuro bwimbitse, ni ikimenyetso cy'umuntu ufite agaciro kadasanzwe mu buzima. Ishobora kuba impano ku muryango no ku bandi. Blessing azana ibyishimo, amahoro n'iterambere. Rigaragaza umuntu ufite umutima mwiza, ukunda gusangiza abandi byiza. Inkomoko y'izina Blessing, Blessing rikomoka mu Cyongereza ku ijambo bless, risobanura guha umugisha. Blessing risobanura igihe cyose cy'umugisha cyangwa impano y'agaciro. Rikoreshwa cyane mu myemerere ya Kristo no mu buzima busanzwe. Ni izina ryamamaye cyane mu bihugu bya Afurika n'ahandi. Reka turebere hamwe mu byo ba Blessing bakunda. Bimwe mu byo ba Blessing bakunda abandi no gufasha. Batanga ibyishimo n'umunezero. Ba Blessing kandi bakunda umuryango cyangwa mu bantu bafite urukundo. Bakora ibyiza n'ibigirira abandi akamaro. Ba Blessing kandi bakunda ubuzima bufite amahoro n'umugisha. Reka turebere hamwe noneho ibyo ba Blessing banga. Bimwe mu byo ba Blessing banga uburakari n'intonganya, abantu babi cyangwa batagira urukundo. Ba Blessing banga gukomeretsa abandi cyangwa gukomeretswa. Ba Blessing nanone banga kuba mu buzima butagira amahoro. Banga gusuzugurwa cyangwa kutitabwaho. Zimwe mu mbaraga zabo cyangwa ubushobozi bwabo, ba Blessing bafite umutima mwiza cyane, aribyo bita mu ndimi z'amahanga kindness. Bashobora gutanga umunezero ku bandi. Ni abantu b'amahoro n'urukundo, bashobora kuba bafasha abandi no kubagirira neza. Ba Blessing bagira ubwizerane n'ubudahemuka. Zimwe mu ntege nke zabo, ba Blessing bashobora kuyitangira abandi cyane kurusha uko bikwiye. Bashobora kandi gukomereka vuba ku mutima. Rimwe na rimwe ba Blessing bagira isoni cyangwa bagatinya. Bashobora kwirinda intonganya ndetse n'igihe bikenewe. Bashobora kwemera byinshi n'abantu babi. Mu buryo bwimbitse, Blessing ni izina ryiza cyane rifite uburemere bw'umugisha n'urukundo. Rigaragaza umuntu w'agaciro ufite umutima mwiza n'urukundo. Rikwiriye umuntu wifuza kuba isoko y'ibyishimo n'umugisha ku bandi. Izina Blessing naho rirangiriye. Niba wakunze iyi video, nagusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ujye ucikwa n'ibi biganiro. Mugire ibihe byiza.